rero turi gukurikirana umuhango wo kumurika umuco nyarwanda, aho itorero riri kwerekana imbyino nyarwanda. Niko abantu rero bahari kandi bari kubikurikirana. Muri rusange umuco nyarwanda ni ikintu kiryoha kandi kiryohera buri muntu wese. Kera habagaho gusayaya, guhamiriza, kwerekana umuco gakondo ukuntu uboneye. Aha rero ni abantu baba babyitabiriye kandi ubona ko ari byiza. Aha rero ni abasore n'inkumi bari gusayaya bijyana n'ingoma ukuri kubireba. Turabona ikigo kizi rero ibikomeza kutwereka ibijyanye n'umuco, siporo n'ibyo twashyize imbere. Aha baragenda gakeya bagerageza guhisha amayombo yabo kuko bategaho amaboko bijyanye n'umuco nyarwanda, baba bigana inka. Turahari rero kugira ngo tubereke ibijyanye n'imbyino gakondo nyarwanda. Aho rero ni uko iyo gira iba rimeze. Hano rero baba bateze cyane. Aba ni abantu rero baba babyitabiriye kandi bari kureba uko bimeze muri rusange. Aha rero baba batetse nk'inka bijyanye n'umusayayo muri rusange. Turabona ikigo kizi rero nk'uko yatubasezeranyije ukubagezaho ibijyanye n'umuco. Turi muri rukerera saa 12 aho bashimye gutaramira abantu barangije siporo. Umuco nyarwanda ni ikintu cyiza muri rusange. Umusayayo wumve iyo gikuntu rivuga. Hano abantu barishimye kandi baragerageza kwishimira isore. Iyo mbyino rero ganyobwe ni imbyino yamamaye mu Rwanda, iva mu karere k'Amajyaruguru mu gice cya Byumba, iyo babaga bataramye kandi barimo kunywa amarwa aricyo kigazi, yabaga ari ku mwero w'amasaka. Mukomeze mukurikirane Kiraveni Sports rero, turahari kugira ngo tubagezeho ibijyanye n'umuco nyarwanda. Bakoze mu mitana rero nk'uko mubireba. Umuco nyarwanda, abanyarwanda bahoze batarama nk'uko bisanzwe bizi. Hariya rero baba bazamuka bakajya ikigezo, hariya babyita guca umugara. Turabona ikigo kizi rero irahari kugira ngo ikomeze ibagezeho ibijyanye n'umuco nyarwanda. Aba ni abantu baba baje kureba ibijyanye n'uko abantu baba babikurikira. Aha twese ni kumurika imwe mu bijyanye n'umuco nyarwanda.
baje kwitabira ibikorwa hano muri rusange bahangana urabona imisozi ikikije amajyaruguru ni imisozi miremire cyane ubwiza bwayo ni ntangere uko baba bataramye uko baba bafite uko tubizi umuco nyarwanda mwiza mukurikirane twarebe rwose rero ndabagezaho iri kuhabera live aha rero turakurikirana umushahara w'abakobwa niko baserutse babimbereye n'umuhanga muri bo ukabagenda imbere uko bavuna amaboko niko inka zitega zirwana kubyina rero bisaba ko uba ugomba kuba utegera abitegereza abakureba kugira ngo bize kuba bibanezera cyangwa bibaryohera niyo mpamvu ubona basa naho baba naho gutega ni ugutega kuko bijyana n'umuco nyarwanda mukomeje mukurikire Turarene Sport TV rero irabagezaho ibintu byose biri kubera hano live umuco nyarwanda rero ni igice kimwe bigize uruhererekane rwo gushaya uko baba bavuna amaboko niko inka z'inyambo ziba ziteze nizo baba bigana mukomeze mukurikira Turarene Sport TV rero ibyiza twahisemo ni ukubagezaho ibijyanye n'umuco nyarwanda siporo imyidagaduro n'ibindi byose bigize umuco abantu barishimye kandi urabona ko banezejwe uburyo batega amaboko hano bageze muri bagore beza yamamaye mu Rwanda nk'indirimbo y'urukerereza ariyo bare nasiyonari kubyina bisaba kuba utwenga bisaba kuba wishimye umuco nyarwanda rero ni kimwe mu bintu bifasha abantu gutarama tubibutse ko hano turi ku musozi wa Kare akarere ni aka Rulindo nyuma ya siporo habayeho gushimisha abitabiriye iyo siporo babataramira abagore beza rero mukomeze muturayike kandi mukore share mukomeze tubane namwe nakagaruka